urukundo rusaze agirira ubuntu n'ibanga yagennye mu bo yanyuzeho mbabaye agirira ibambe n'urukundo aranyobora arangiza ishuri imyenda yanjye yose nagennye mu bo yanyuzeho mbabaye agirira ibambe n'urukundo aranyobora arangiza ishuri imyenda yanjye yose yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse ingoma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse ingoma zose nari mfite yanyuzeho babaye ibambe n'urukundo aranyobora arangiza ishuri imyenda yanjye yose yanyuzeho babaye agirira ibambe n'urukundo aranyobora arangiza ishuri imyenda yanjye yose nanjye ndi mu bo yanyuzeho urukiza rwavuye mu mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu yambereye ibyiringiro nzajya ndirimba mwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu yambereye ibyiringiro urukundo rw'umukiza nzajya nirata umusaraba wa Yesu urukundo rwa Yesu rwankuye mu mwijima kandi umusaraba wa Yesu washizemo ibyiringiro wambere ibyiringiro mfite ibyiringiro umutima wanjye uguwe neza urukundo rwa Kristo nirwo rwadukuye mu mwijima aho twari kandi aho twari turi hari mu mwijima ariko umusaraba wa Yesu kandi nawo waduhaye ibyiringiro wadushize mu byiringiro ubu turiho mu byiringiro ubuzima bwacu buri mu byiringiro kandi urwo rukundo rwe twararubonye twabonye imbabazi ze twabonye kugira neza kwe iki gitondo turirata izo neza twe turirimba buri munsi iki gitondo turirata urwo rukundo rw'umukiza kandi iki gitondo ntidufite isoni ntidufite ipfunwe ryo kuvuga izina ryo wadupfiriye kuko yatweretse imbabazi yatweretse urukundo kandi umusaraba we turawuririmba kuko ni umusaraba yagiyeho aritanga aramanikwa hanyuma aradupfira araducungura ubu dufite ibyiringiro mu mitima yacu kuko tuguwe neza igitondo cyiza nshuti ndagushimiye waramutse we wazindutse ngo dufatanye
iki gitondo kidasanzwe cy'umugisha, igitondo data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo. Ni igitondo cy'umunezero kandi ni igitondo umuntu wese akwiriye kuvuga ngo ndaramutse, kandi ubwo ndamutse numva, ubwo ndamutse mpumeka, ubwo ndamutse mvuga ni amashimwe mfite mu mutima. Icyo nkwiriye kubwira abandi, icyo nkwiriye kubwira abanyumva, icyo nkwiriye kubwira abantu bose ndetse n'abandeba niba bandeba muri iki gitondo, niba hari aho nyuze, niba hari uwo duhuye, niba hari uwo mbasha kubwira muri iki gitondo akanyumva, nzi neza ko ngiye kumubwira urukundo rw'Imana. Abanyarwanda tugira umuco mwiza wo kuvuga ngo mwaramutse, mwabonye Imana ikingura, bwakeye, magambo ya mu gitondo. Kandi umuntu wese akwiriye kuvuga ariko afite amashimwe, avuga ati twabonye Imana ikingura, twabonye ineza y'Imana, twabonye urukundo rw'Imana. Nshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, turazindutse. Nge Ndikuzo Emmy, tugiye kubana muri uyu mwanya wa niba turi muri iki gitondo. Uzindutse wibatuye, nawe urazindutse weguye umutwe. Sinzi position urimo, wenda uraryamye uri kumva iradiyo yawe uryamye, wenda uri kugenda urazindutse ugiye gusenga, cyangwa ugiye mu yindi mirimo yawe, ugiye gukora indi mirimo, urazindutse ariko uri kunyumva muri iki gitondo. Cyangwa se uricaye, nabwo birashoboka, cyangwa se wari uri muri mood yo gusenga. N'ubundi abantu benshi baba bazindutse bari gusenga. Nabonye message z'abantu bariho basenga mu kanya saa 9. Wasanga nawe uri muri mood yo gusenga, urazindutse. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Hari abandi benshi batari kunyumva, hari abandi benshi batabonye uburyo bwo kumva radio, ariko wowe wagiriwe umugisha, nanjye wagiriwe umugisha, tukaba dufatanyije muri iki gitondo. Singiye kugusengera, ahubwo ngiye nawe tugiye gufatanya gusenga, tubwire Imana ngo muri iki gitondo mbere ya byose imitima yacu yuzuye amashimwe. Turanezerewe kuko watweretse ineza yawe, turanezerewe kuko watweretse urukundo rwawe, turanezerewe kuko iki gitondo muririmbyi niwe yavuze ngo ntacyo nzanye mu ntoki, ariko nanone icyo yari afite n'uwo mutima wari wemeye guca bugufi, kandi aravuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Ndakwinginze nshuti yanjye muri iki gitondo, we tuzindukanye, wowe uzindutse ugiye gufatanya nanjye gusenga, ugiye gufatanya nanjye kubwira Imana ngo iki gitondo ndahari, kandi mfite umunezero udasanzwe kuko mbonye neza, kuko mbonye urukundo, kuko nongeye kwisanga mu buntu bwawe. Maze ufatanye nanjye tubwire Imana ngo umunezero, ibyo byishimo turabifite kuko tubibonye, kandi turi mu byiringiro by'uko umusaraba watubereye ibyiringiro. Tumaze kubona urukundo n'imbabazi byadukuye mu mwijima, niyo mpamvu tuzindutse kugira ngo data wumve gusenga kwacu muri iki gitondo. Dutegera amatwi, wumva amashimwe dufite mu mitima, wumva amashimwe avugwa ku minwa yacu, wumva amashimwe turiho turatura muri iki gitondo. Maze kandi utwemerere tube tugenda bugufi bwawe, maze utwemerere uri kumwe natwe kugira ngo intambwe yose dutera uze kubana natwe. Kandi data ndakwinginze kugira ngo amatwi yawe ni amatwi yumva kandi akatwumvira. Ndabizi ko muri iki gitondo uri buze kumva ibyo dusaba tw'abana bawe, kandi ukabiduhera ubuntu, kuko twasobanukiwe ko uri umubyeyi wacu, twasobanukiwe ko uri data, twasobanukiwe ko tubona byinshi tugenera, atari uko twasenze, atari uko twakiranutse, atari uko twakoze imirimo myiza. Twasobanukiwe neza ko umwuka uri muri twe ari wo mwuka twahomekewemo nawe, kandi ari wo mwuka uzabona Imana. Ndakwinginze kugira ngo iki gitondo data udutegere amatwi. Wowe uri kunyumva, ntabwo nzi aho uherereye, ntabwo nzi ikibazo ufite, ntabwo nzi ishimwe ufite uko ringana, ntabwo nzi position uhagazemo, cyangwa wicayemo, cyangwa uryamye, cyangwa upfukamye. Ntabwo nzi uwo muri kumwe, n'umutware wawe, n'umufasha wawe, n'abana bawe, n'inshuti zawe. Sinzi aho muri kumwe nonaha, kubera ko hari n'abatabasha kuba babona bari kumwe. Avuga ati nanjye ngende njyenyine, nawe waba uri wenyine, waba ufite icyifuzo, waba ufite amashimwe. Ndakwinginze muri iki gitondo ngwino dusengane, kandi nzi neza ko ibyo data yiteguye kukugirira ari byo yiteguye kungirira, kandi neza y'Imana ibe kuri wowe.
wowe wazindutse dufitanye gahunda, Imana iguhe umugisha. Reka mbonereho gushimira wowe wampaye ubutumwa, wanyeretse ko turi kumwe muri iki gitondo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku buzima bwawe. Munyemerere dufate uwo mwanya tubwire Data amashimwe dufite, hanyuma kandi nanone turaza kubwira Data ngo hari ibituvuna, hari ibitugora, ariko tugira umugisha wo kuba tugufite muri iki gitondo. Ni kenshi twumvisha amagambo adukomeza, ni kenshi twumvisha amagambo twabwirijwe n'abari bafite iyo passion, bafite uwo muhamagaro, ariko nanone bakavuga bati imitima yacu irabidusaba kubikora. Kandi nanone dufite turi muri calling, turi mu muhamagaro wo kuba tubasha gusengana namwe, tukabasengera, tukababwira ijambo ry'Imana. Iryo jambo wararyumvishe, iyo masengesho warayumvishe, ariko uyu munsi ndabizi neza ko muri iki gitondo uri kumva hari ibyo uvuga uti Imana wavuganye nanjye ibi ngibi, nkomeje kubitegereza, ndabirindiriye. Ariko noneho muri iki gitondo Data, nyemerera tugushimire mbere y'ibindi byose, tuvuge ngo tubonye neza yawe. Data, turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi. Data, turagushimye ko watweretse imbabazi n'urukundo, kuko twabonye ko watubereye umubyeyi. Ni koko dufite abacu bari barwaye kandi bari babajwe n'umubiri, ndetse benshi batinze mu bitaro, bandi ntibabonye uko bajya mu bitaro, ariko abantu benshi bari mu bihe bikomeye by'uburibwe, aho bababazwaga n'umubiri kandi badafite ibyiringiro, abandi bafite ibyiringiro, ariko wagaragaje ukuboko kwawe. Aba baratashe, aba bari mu rugo, aba bongeye gukira, bongeye kuba bazima. Hari utaruzi ko ashobora no kongera kureba hanze, ariko uyu munsi aravuga ati nongeye kureba hanze. Hari ababonye ubushobozi burira indege, baragenda bajya mu bihugu by'amahanga, bajya kwivuza. Abarakize bagarutse bashima. Uretse ko nanone kandi iyo dushima mu byiza, tugashima mu bibi. Turiho turasengana n'abantu babuze, bitakunze ko bataha ari bazima, ariko uyu munsi nabo bafite amashimwe y'ibyo wakoze. Ariko duhurije hamwe amashimwe muri iki gitondo, tuvuge ngo Data, warakoze kuko waduhaye ineza yawe. Abarwayi bagakira, bagataha, bakaza mu rugo. Ni igihamya gihamiriza abandi barwaye ko bazakira. Shuti yanjye, ndabizi ko hari igihamya kigaragara kuko iri guhamirizwa ko nawe ubwo burwayi ufite uzakira. Ntibitubuze gufatanya amashimwe. Data, turagushimye ku bwabo batashe bakagera mu rugo akaba ari bazima, ku bwabo batashe barwaye bakaza gukira, bagasubira mu mirimo yabo. Muri iki gitondo bafite amashimwe, imitima yabo iranezerewe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ushirwe hejuru ya byose, kuko wagize neza. Data, ndabizi neza hari benshi bari bafite imanza, hari benshi bari bafite imanza zari zibakomereye, ntibabonaga igisubizo. Rimwe na rimwe benshi bari babuze abunganizi, kandi arabizi ko arengana, arabizi ko azira ubusa, arabizi ko nta cyaha yakoze, ariko uyu munsi ari mu rubanza cyangwa se ari kuburana amahugu. Arabizi ko yakoze amakosa, ariko Data, ineza yawe, urukundo rwawe, ubuntu bwawe bwabanye n'uyu muvandimwe uri kunyumva mu rubanza. Ubuntu bwawe bwacyuye uyu wari ufunzwe, yumva arengana, kandi koko yumva umutima we umuhamiriza kurengana. Uyu munsi arataha. Ni igihamya gihamiriza abandi kuzababuranira mu gihe cyose bazagera mu bihe bikomeye, badafite umuvugizi, badafite ubaburanira, badafite kirengera, badafite ubavugira. Ariko ijwi ryawe rizaba riri bugufi bwabo, ariko ijwi ryawe rizaba riri hafi yabo. Bahuye n'akagambane, bahuye n'abababesheye, cyangwa se araburana, arashinjwa amadeni atazi, arashinjwa ibyo atariye, ariko muri iki gitondo Data, nawe umutima we wakira inkomezi.
umutima we wakira inkomezi, kubera ko data hari abandi tubonye ko wabikoreye, hari abandi tubonye ko batashe, hari abandi tubonye ko hagararanye nabo mu rukiko, mu rubanza. Ndabizi neza ko hari abantu benshi wishyuriye amadeni. Muririmbyi arangije aravuga ngo nanjye wanyuzeho aho nari mbabaye, nari ndushe, nari mfite agahinda, nari nikoreye bimvuna. Ariko dufite benshi bavunitse, dufite benshi bataramenya ko waje ukitanga, dufite benshi batibuka ko waje ukajya ku musaraba, dufite benshi batabyibuka. Ariko data ubwacu tuba inkomezi, tuba ibihamya bihamiriza ko uko wari kera na n'uyu munsi uri kuri. Uyu munsi waje kuruhura abarushye, munsi waje gukura abantu imitwaro bikoreye. Ariko abantu barakikorezwa abandi n'imitwaro, abantu barakikorera imitwaro bikorezwa n'abandi, abantu baracyavunika, abantu ntibarakamenya ko waje ukajya ku musaraba, abantu benshi ntibarakamenya ko wabaruhuye. Baracyarushe, baracyavunika, bacyari mu gahinda kadashira. Ariko iki gitondo twe turiho dushima, turabamenyesha ko turi igihamya kibahamiriza. Turabahamiriza ko uyu munsi natwe ubwacu turi ibimenyetso, turi ubuhamya bugenda, turi ibyiringiro bigenda, turi amashimwe yigendera mu muhanda. Batubona badusomamo ibyo byiringiro, batubona mu bwo buhamya, batubona batwumva mwayo mashimwe, baturebamo iyo nkomezi. Kubera ko bwacu nitubahumuriza tukababwira ko natwe byakunze, turi ibimenyetso, wenda amagambo tubabwira azabafasha. Data usura imitima yabo, babwira uti n'abandi baratashe, n'abandi bararuhutse, abandi bishyuriwe amadeni, bandi bari bashonje barariye, bandi bari bamba ubusa barambitswe, abatari bafite imiryango bitahaye agaciro yongeye kubahamagara ibaha agaciro, bandi bari imfubyi badafite kivurira, badafite kirengera. Ariko wahagararanye natwe mu buzima bwose bwo kwirukanka, twirutse imihanda, twirukanka ibishanga, dushakisha ubuzima, dufite icyerekezo nk'iki nkoko, tureba ibiri hafi yacu, tutareba ibizaza imbere, kubera ko tutabitekerezaga kubera imvune n'ibihe twarimo. Ariko data ushimwe ko wari ufite intera urimo urerekezamo umwana wawe, ushimwe ko wari ufite intera urimo urerekezamo abantu bawe. None bari kunyumva muri iki gitondo, babaye abagabo, bariho barahamiriza abandi ko uzabikora. None iki gitondo baratambutse bigizwe imbere, babaye abagore b'icyitegererezo, ababyeyi beza babaye icyitegererezo, bafite abana b'umugisha. Aba rero ni impamvu ziguhamiriza ko uri kunyumva muri iki gitondo. Yewe uri kunyumva muri iki gitondo, we nawe uzatabarwa, nawe igihe cyawe kizagera, nawe uzitwa umugore, kandi umugore wubashywe mu rugo rwe uzitwa umugabo wubashywe mu rugo rwe uzitwa umwana mu muryango. Nawe bazaguhamagara, cyangwa se wowe uri burambwira uti nta n'aho mfite, nta n'aho nerekeza umutwe. Ibyo ni ukuri, ntubeshya. Ariko data azi byose ku buzima bwawe, yiteguye nawe kuguteza intambwe. Kavuga ati uwazuye runaka, yatabaye runaka, nawe yakuzura, nawe yagutabara, nawe yagusanga aho uri. Niwemerera umutima wawe ukaganira nayo, niwemerera umutima wawe ugasabana nayo. Iki gitondo turashima data kuko twabonye neza ye. Iki gitondo turamushimira imirimo ihambaye yakoze ku buzima bwacu. Data ntitwari dufite icyerekezo, ntitwabonaga icyerekezo, n'abari bagifite barakiringiye biranga. Uyu munsi ntago tubikesha gukiranuka. Benshi hari ubwo bishima bavuga ko bakiranutse, Imana ibahembye. Nibyo kuko uyikorera muhemba, iri kubahembera ibyo bakoze. Ariko benshi
barareba bagasanga nta mirimo bakoze yo kwirata. Ese koko twirata imirimo twakoze tuvuge ko ariyo mpamvu watugiriye neza? Ahubwo reka tuvuge urukundo rwawe, kuko ntacyo twakoze cyari kutuvugira imbere yawe. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha gushungura, sifite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira. Ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kumvugira, ntacyo nakoze cyari kuba inshungu kugira ngo uyu munsi mbe nduwo ndiwe. Ndashaka kukwereka umurongo Imana igukeneyemo kugira ngo ikorane nawe, kugira ngo ivugane nawe, kugira ngo ugendane nawe. Suko witwa ko wakoze imirimo myiza. Uyu munsi turaririmba amaraso ya Yesu, amaraso yatwogeje, amaraso yatubereye inshungu, amaraso yadukijije, amaraso yatubereye igitambo akaduhumanura, ubundi ijambo rye rikatweza rikadutunganya tukaba abakiranutsi. Ntitubeshwa nuko twavutse hariya, ntitubeshwa nuko twabaye abizera, ntitubiheshwa n'ikindi ko twabaye abakiranutsi, ntitubiheshwa n'ikindi, ni imbabazi yatugiriye. Izo mbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura. Ariko nari umunyabyaha, ariko wari umunyabyaha, wari ufite icyaha cy'inkomoko, wari ufite icyaha cya karande, wari ufite icyaha cyo mu muryango kigukurikirana. Ariko amaraso ya Yesu yabaye igitambo. Ayo niyo maraso atuvugira, ayo niyo maraso atuvugira. Bitari ibyo, iwanyu barakutambye, bagutamba muri izo nyabingi babagamo, bagutamba muri iyo myuka babagamo. Ibi byakozwe mu isi y'umwuka utabizi. Baravuze ngo umwana wa gatatu, umwana wa kane, uwo mwana ubuheta, uwo mwana w'ubucura azabakorere. Abo ni abakuru babwiraga, imana zitabona, bigirwamana, barabandwaga. Ariko nshuti yanjye, amaraso ya Yesu aragukuraho iyo myuka bagutongereye. Amaraso ya Yesu arabikindi igitambo gikuraho wa mwuka wagukurikiranye. Mu izina rya Yesu Kristo dufite amashimwe yo kuvuga imirimo ikomeye Data yakoze ku buzima bwacu, ariko igikomeye Data yakoze ku bugingo bwacu. Ndabikubwira buri munsi, nkakubwira ngo uyu mubiri wambaye inyama, uyu mubiri ufite amaraso, ubugingo, hari umwuka uri muri uwo mubiri. Umwuka wawe aravugana n'Imana, uwo mwuka wawe arakorana n'Imana, uwo mwuka uri muri wowe uzabona Imana. Uwo mwuka ni ubugingo, umwuka ni ukubeshaho, uwo mwuka ni uw'Imana yahumekeye muri uyu mubiri. Uwo mwuka urarindwe, uwo mwuka urezwe. Uyu munsi iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ubugingo bwawe gakizwa, ntabwo amaraso yawe aba ahindutse, ntabwo umubiri wawe uhindutse, ariko wa mwuka uri muri wowe agiye gukorana n'Imana. Imana bugiye gukorera muri we mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi imibereho yawe, uyu munsi ubuzima bwawe ubayemo, ntibibe impamvu yo kwicuza, ntibibe impamvu yo gutuka Imana, ntibibe impamvu yo kuba kure yayo. Ndi mu buzima bubi, nambaye ubusa, nabuze umugabo, nabuze umugore, uyu munsi ubuzima naterateranya bikanga, bizinesi yarahombye, ibintu byose naragerageje biranga, nyamara runaka abayeho neza.
nawe ibaze, ntibyari bikwiriye ko runaka b'impamvu, ahubwo umutima wawe nujye mu murongo umwe n'Imana, ubwira Imana ngo naba ndiho naba ntariho siko nkundwa nawe, byose bikubere byiza. Yesu aguha ibyo ukennye byose, ariko umutima wawe bwira Imana ngo narakwiboneye, narakubonye, kandi mu murongo umwe wo kugenda mu nzira ushakamo, kubera ko nasobanukiwe ko ibyo mu isi birashira, ariko nkomeje urugendo. Mu isi tuba mu buzima butandukanye, mu isi tuba mu buzima budahuye n'ubw'abandi, mu isi dufite ibyo twifuza abandi bafite byababanye ibisaga. Ibi ntibikubuze gukorera Imana, ibi ntibikubuze kwiringira Imana. Ubu ndimo ndagenda, ubu tuvugana ndi mu rugendo, sinsubiza amaso inyuma ku bitaranyubatse, ndasubiza amaso inyuma mbwira Imana ngo nibutse aho mvuye. Bantu benshi bankurikiranye muri iki gitondo, turimo turareba Dawidi umwami, turimo turareba Dawidi wabaye umwami, ntabwo turimo turitegereza Dawidi wo mu ishyamba. Ariko ndi mu rugendo, ndi mu rugendo kandi simpagarara, ndasiganwa kandi uko nsiganwa ndakomeje mu rugendo rwanjye. Imodoka, inzu, umugore, umugabo, abana, amashuri, byose kuri nge si impamvu imbuza gukomeza, ahubwo ni impamba mu rugendo. Ibyishimo byo mu isi by'akanya gato, umuririmbyi yaravuze ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nta nzara ibayo, nta ndege zibayo, nta modoka zibayo, nta bupfubyi bubayo, upfakazi ntibubayo, kurwara akaguru no mu nda ntibibayo, kubura urubyaro ugasuzugurwa ntibibayo, kugira ba mukeba benshi ntibibayo. Abaho bose baguwe neza. Wowe inshuti yanjye, turi mu rugendo, turiho turagendana. Dawidi ari mu ishyamba, bari baramwohereje mu ishyamba, nyamara bakuru be baryaga neza. Dawidi yari afite umutima Imana yishimira. Kubera iki? Dawidi amaze kuba umwami, umutima we warebaga mu ishyamba, akibuka ari mu ishyamba, akavuga ngo nibutse ni mu ishyamba, nibutse ni mu ishyamba. Dawidi afite umutima uzirikana. Inshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, ujye uzirikana aho Imana yagukuye, ujye uzirikana ibyo Imana yagukoreye. Ese bituma uramya Imana ukayihimbaza, bikaba impamvu yo gukomeza kwinjira imbere aho tujya. Imbere aho tujya hari ibindi bidutegereje. Ese tuzabihagararamo nk'abanesheje ibyo bavuyemo? Inshuti yanjye muri iki gitondo, turashima ineza y'Imana, turashima urukundo rwayo, turashima Imana aho itugejeje, turashima Imana ko iduteje intambwe. Turi bande? Tuvuye he? Turajya he? Nanjye uri gusenga muri iki gitondo, uri gusengana nawe, narabikubwiye, ndakubwira ngo ntago naje kugusengera, ahubwo nanone kandi naje kugira ngo njye nawe dufatanye gusenga, twereke Imana imitima yacu amashimwe ifite uko aremereye.
njye nawe dufatanye urugendo rwo gusenga. Nawe ngo undi mu nzira ndiho ndagenda ndi mu rugendo, ndi mu nzira, mfata ukuboko njyewe nawe dusengane. Narabikubwiye ndakubwira ngo niba uri mu rugendo ugenda wenyine kuva i Nyabugogo uzagera mu mujyi, ari byinshi byakurangaje, ndetse urugendo ruzagukomerera kuko uzaba uri wenyine. Nunasitara ntawe uzakubwira ngo pole, ngo ihangane. Ariko nuba uri kugendana na mwene so urugendo ruzoroha. Niba uri kugendana na mwene so ufite ibitekerezo nk'ibyo ufite, urugendo ruzoroha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo rambura ukuboko ugendane nanjye dusengane inshuti yanjye. Tugende dusengera bya bibazo dufite, ya mashimwe nitugera imbere duhure n'ikibazo, dukomeze tugende mfata ukuboko dusengane. Niyo mpamvu muri iki gitondo nye nawe turi gusengana. Ndabikubwira buri munsi, kuba nicaye hano ndi gusenga si uko nakugiriye impuhwe, ngo nkugirire impuhwe kubwa favor nakugiriye, cyangwa se kubwa favor nigiriye nanjye. Benshi baravuga ngo turi mu murimo w'Imana, turimo turakorera Imana, ariko ni amahirwe tubonye, ni opportunity, ngewe mbyita amahirwe mbonye kugira ngo aka kanya tube turi kumwe turi gusengana. Hari benshi bari hirya no hino batabonye ayo mahirwe, ariko ngewe nagiriwe ayo mahirwe. Sindi mpamvu, n'urukundo yankunze. Impamvu navuze ngo nanjye yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo n'ubuntu. Ibyo ndabikesha data n'imbabazi ze. Ubundi mu isi ninde ugukunda? Ubundi mu isi aho ukomoka ntibakumva, ntibakwishimira, ntibakubonyemo umusaruro w'ibyo bari biteze. Ndabizi uri kunyumva, uraryamye, uri wenyine, cyangwa se uri kumwe n'abandi. Wanyu umeze nk'igicibwa, nta gaciro ugira, ntawe ukumva, barakuretse, barakujugunye, babonye ntacyo uzimarira. Ndabikubwira buri munsi, njye ubwanjye ndi igihamya kibiguhamiriza. Ndibuka umunsi umwe nanjye nabuze aho nerekeza, biranga neza ndareba, kandi nari umwana muto. Ndabyibuka nari mfite nk'imyaka 8 cyangwa 7, nari muto ko ndabyibuka. Mbona ntaho kwerekeza hahari, kandi noneho ubwo nabonaga ntaho kwerekeza hahari, hahari bari bahari. Uyu munsi sinzi no wamamagaye ejo muri abo banyirukanye, arambwira ati se mwana wanjye ko leta yampaye amabati, uramfasha iki ngo nubake? Mana ni nziza kweri. Ariko ndiho ndakubwira nshuti yanjye, erega ndi gusengana nawe nzi neza ko ufite ikibazo. Njye ntago nkuzi, ariko Imana irakuzi. Njye ntago ndiho ndakubona, ariko data arakubona. Icyo gihe naragiye mvuye ku gasozi kamwe ngiye ku kandi gasozi, ndagenda negama ahantu ku mukingo, ndavuga Mana, kubera iki ntasinzira sinongere kureba? Ese ninge wabihisemo ko mvuka gutya? Kubera iki ariko Mana? Kubera iki ari njyewe? Kubera iki ari njyewe bigenze gutya? Mubyara wanjye anyuraho aratambuka, umwana wari ukunzwe iwabo, arampamagara, none se kuri hano? Ndamubwira ni papa we yambwiye ngo ntacyo nzimarira. Papa wawe yambwiye ngo ntashaka kumbona,
ntakeneye kumbona, kigwe ku gasi. Ariko koko naringuye ku gasi, ariko urukundo rusaze angirira ibambe, hangirira ubuntu. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu wahanguye. Ninkubwira ngo Imana sinyigereranya na data nuko data ntawe nzi, ndajya kwigereranya na data ntamuzi? Ahubwo Imana niyo data, nanjye anyuzeho angirira ibambe n'urukundo n'ubuntu, afata ukuboko. Yesu umubyara wanjye yarahansize, nawe arataha ajya mu rugo, ajya kurya, araryama. Ndara mbungabunga mu muhanda, mbundeje ku muhanda. Bucya mu gitondo numva ngize ubumuntu bwinshi, ntekereza ko abantu bagize imbabazi, ariko nta cyaha nari nakoze. Ndagira ubwiza ukuri ko nta cyaha nari nakoze. Nari umwana muto, ariko icyo gihe bamwe barambwiraga jya kwa so, bandi jya kwa nyoko, bandi jya kwa nyokorome, bandi gwa ku gasi, fundura urwajyaga he. Nari uruntu, hasi tuvugisha ukuri, ubu ndi uruntu. Ndiho ndavugana nawe uri guca mu gihe kigukomereye muri iki gitondo. Ndiho ndavugana nawe uri guca mu nzira igukomereye, ubona nta cyerekezo cy'ubuzima cyahugana. Niyo mpamvu mu minsi ishize nigeze kwitekerezaho nsanga sinzongera kuvuga ahubwo, kuko byonyine kuba mpari ni amashimwe. Ariko ntago wangiriye imbabazi, nta n'uwangiriye ibambe. Niyo mpamvu nkubwira ngo kuba nicaye hano ndi gusengana nawe ni opportunity, ni amahirwe mbonye. Ejo ntago nzaba nyafite, nzaba mfite ibindi ndimo. Kubera iki? Mu isi, ubuzima bwo mu isi ni step, ni escalier. Tambuka wigira hejuru, ugahura n'abamanuka, ugakomeza ukazamuka. Ngo Yohana arangije aramwandikira, aramubwira ati ni wowe nahamije ko bagiye kunsha igihanga. Abantu benshi ntibajya mu ijuru, ahubwo abantu benshi baravamo bamanuka bajya mu gihenomu, bitewe n'utuntu tw'amafuti, bitewe n'umubiri. Narabikubwiye buri munsi, umuntu ari mu bice bitatu. Wambaye inyama ariwo mubiri, wambaye amaraso ariwo ubugingo. Maraso ya benshi aba afite ibyayakurikiranye, afite amaraso yavanye kuri se na nyina, ariko hari umwuka Imana yahumekeye muri wowe. Uwo mwuka urarindwe. Uwo mwuka uri muri wowe urindwe. Mwisi n'ubuzima bugenda buhinduka. Ndabizi ko uri gusengana nanjye muri iki gitondo, atari njye waguhamagaye, ari umwuka w'Imana waguhamagaye ngo dusengane muri iki gitondo, tuzinduke muri iki gitondo, njye nawe dufatanye gusenga. Magambo ya Bibiliya warayasomye menshi, baragusomeye benshi, bararize, barabwirije, imihogo irasaduka, barakubwirizana n'uyu munsi, ariko umutima wawe nturakakira ibyo byiringiro, nturakumva ayo magambo. Noneho icara hamwe, njye nawe tuganire, kubwire icyo Imana ishize muri njye muri iki gitondo, kubwire icyo umwuka mbwira kukubwira muri iki gitondo. Bya bintu bitatu turiho turemwemo, bya bice bitatu, ndagira ngo mbigusobanurire nanone, nkubwire ngo shuti yanjye, ya esikariye uriho, ejo uratera intambwe, wongere ugere ku yindi esikariye. Kubera iki Yesu atahindukiye avuga ati Yohana wampamije bagiye kumuca umutwe, reka njye kumukiza? Yanditse gute?
yamutumyeho iki? ngo mugende mubwire Yohana ngo imirimo y'Imana irakorwa. Impumyi zirimo zirabona. Yewe Yohana we, abantu barimo barakira ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha. Yohana bamukata umutwe, amaraso arameneka, umubiri urabora, umwuka wagiye he? Shuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, diringa n'ikibazo gifite, ukibwire ngo ndabizi ko ndi umupfakazi, ndabizi ko ndi umudivorce bantaye, ndabizi ko mfite bakeba banjye batari bake, ndabizi ko ndi umukobwa ushaje nabaye iciro ry'imigani, ndabizi ko ntakitwa umusore nahindutse ngo umusore musaza, nabaye umuhungu umusore musaza, ndabizi ko nagerageje business, ibyo nakoze byose byaranze, ariko ubwo hari abari kujya mu Bushinwa, i Dubai kurangura, mu Bushinwa kurya yabo, muri Turkey kurangura, kandi wowe wagerageje n'inyanya zaranze. Imana iri muri wowe iradiringa n'umwuka uri muri wowe. Ubuzima bwawe mu isi, imibereho yawe mu isi, icyo uzabona ni impamba igufasha. Wa mukobwa we, nubwo uri kurira kushaje, abana wateruye uyu munsi barashatse barabyaye, kimwe na rimwe si uko benshi banakurushije kuba beza, warangiza ugahura n'abakubwira ngo senga cyane, ubwo impamvu nuko utasenze, guhora ngo uriya yarasenze cyane. Inyigisho zipfuye zigufasha gupfapfana, zigufasha gutakaza ibyiringiro, ni bene izo ngizo. Ariko ndavugana nawe muri iki gitondo, ndasengana nawe muri iki gitondo, nzi neza ko umwuka w'Imana afite impamvu ari kukubwira ibi, nuko hari icyo ashaka gukora mu buzima bwawe. Ubwo uri murarira kuba umugabo yagutaye cyangwa yakuretse wihagazeho, wihaye morale, umutima wawe hari ubwo urira ukuzura amarira n'agahinda, hari abafite ingo nziza my friend, nuko wakiraniwe se bo bagakiranuka. Icyo nshaka kumenya, icyo umutima wawe uriho uribaza, ariko hari icyo Imana irimo idiringa nawe muri wowe, gitandukanye no kuba wariye, gitandukanye no kuba wambaye igitenge undi ntacyo afite, icyo gitandukanye no kuba wicaye ku igare undi yicaye mu ndege. Ntago yakoze Imana mu kiganza ngo none wowe warahemutse, warakoze ibyaha. Ni imibereho yo mu isi, kandi hari umwuka uri muri wowe Imana yahumekeyemo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubugingo butabonye Imana buzapfa. Diringa n'ikibazo cyawe, kibwire ngo uyu munsi nasobanukiwe ibindi nanone ntibukaga. Nge ntago nabigizemo uruhare ngo nze mu isi, data yanzanye kubera ko yagombaga kunshira mu isi kugira ngo mbe imirimo yitambuka. Haleluya. Mbe imirimo itambuka, ariko mbe imirimo igenda. Nubwo ndimo ndatambuka nambaye ibirenge, bandi bagenda n'imodoka, nta kibazo. Ntago mfite ishyari, simfite urubanza mu mutima, simfite n'ibyifuzo bisa gutyo mu mutima, ahubwo ndi imirimo y'Imana itambuka mu nzira. Nugera ku urwo rwego, data azanezererwa umutima wawe. Kunyumva muri iki gitondo, nyobowe n'umwuka w'Imana, ndakubwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana, sinibwira ubwanjye. Nanjye ndi igikoresho cy'Imana, ndi imirimo y'Imana. Nari ndyamye mu mukingo ntafite unkuramo, buracya mu gitondo njya kubareba, njya kwa marume, yari afite abagore babiri, njya ku mugore mukuru, imvura iri kugwa, aranyirukana njya kugama muri toilette. Imvura ihise njya ku muto, ndebe ko narya, ko nari nshonje, aranuka koko. Hago nk'iki,
mfata umuhoro njya gushaka ubwatsi bw'inka. Icyo gihe mvuyo barankubita ngo nabutindanye kandi ntariye. Bana babo bajya kwiga, njyewe sinajya kwiga. Byageze ku rwego njye ntawe mfite mburanya, byageze ku rwego ntaburanya Imana. uyu munsi ndumva neza icyo Imana yari irategura muri njyewe. Nakubwiye ngo ejo bundi nibwo natekereje ndavuga ngiye guceceka, nzajya mvuga umwuka mvugishije, kuko numva nkwiriye kuvuga ibi mbwirijwe na mwuka w'Imana. Dufite abantu benshi bavuga ko bakijijwe kandi ni koko barakijijwe. Njya mbibabwira nkababwira ngo umunyarwanda nyawe n'ufite indangagaciro niyo ageze mu mahanga akomeza kuba umunyarwanda, akavuga ati iwacu ibi kirazira. Ibyo byo kumva ko wageze mu bihugu by'amahanga wateye intambwe ugeze ku rundi rwego ugatakaza umuco na kirazira, indangagaciro ukazitakaza, ibyaziraga ukabizirura ukabigira bizima. Umukristo muzima ufite ubumana muri we, icyo twari dukwiriye yari impano ikomeye yo kwakira Kristo. Ariko tumaze kumwakira tubaye dutera ikirenge muke, uko yagendaga niko nkwiye kugenda. Uyu munsi abantu bari mu nyigisho nyinshi zisa naho zibayobya, zibateye guhangayika. Abantu bararushye, ntibaramenye icyo Kristo yaje kumara, barakikoreye imitwaro. Hari ugera ugasanga umuntu ari gusengera ubugingo ku wa mbere, akabusengera ku wa kabiri, icyumweru kigashira ari gusengera ubugingo. Mpano uzampa ubugingo, ibindi uzabyihorere. Kandi ubwo yagera muri karitsiye agasaba umunyu, kandi yaravuze ngo ibindi uzabyihorere. Nshuti yanjye, ibyo mu isi byose Imana yarabikuremeye kugira ngo bitunge, ntabwo byo bigutunga. Niwe ugomba kubitunga kandi ukabitegeka ukabiyobora. Icyo utabonye rero ntikizaba impamvu yo kukuzitiza urugendo rwawe ngo ukomeze ube ibyiringiro by'abandi, uhamiriza abandi, ujye ubwira abandi bose ibyo Yesu yagukoreye. Ufite umutima w'umuntu. Abantu bitwa ko bafite agakiza, abantu bitwa ko ari ba bosi, abantu bitwa ko ari abaherwe, abantu bitwa ko bakennye, bandi umuntu wese yagira izina bijyanye n'igihe arimo, ariko ufite ubumuntu. Ufite ubumuntu. Duhere no ku mukozi wawe ukoresha mu rugo. Ese ko kukijijwe, ko kukijijwe, yego ndabyemera urakijijwe. Ese ufite indangagaciro z'umuntu ukijijwe? Si ngombwa reka nawe ubwawe wakwicara ukaganira n'umutima wawe ukabwira ngo ntibikwiriye ko ngirira umuntu ishyari. Erega ayo makimbirane, erega izo nzangano, erega iyo miryango, erega ayo matiko abantu babamo, erega izo nama abantu bahora bakora zitatanga umusaruro, erega ibyo byose nuko mu mitima y'abantu benshi, si bose ariko ni benshi, umuntu avuga ibitandukanye n'ibiri mu mutima we. Umuntu yaza imbere yawe akarira, akakwereka ko ari umurokore, akakwereka ko akijijwe, akavuga indimi nyinshi, akakwereka uburyarya, ariko uwo mutima uri muranyereka ufite urukundo. Ntabwo iby'Imana yagukoreye byose ari uko wakiranukaga, si nuko warushije abandi ubwenge no gukora, ahubwo ni impamba yawe itandukanye n'impamba mfite. Impamba y'urugendo umuntu afite itandukanye n'iya mugenzi we. Niyo mpamvu umuntu aba muri etaje, undi akaba muri kadasiteri, undi akaba muri mugongo batemba, undi akaba mu mpara.
undi akaba mu nzu y'ibyatsi, uretse ko twe mu Rwanda zacitse. Niyo mpamvu umwe arariye bikanamunanira, undi nawe akarwara diyabete ikamukuraho, undi nawe akarwara kanseri ikirwa imuhekenya imubabaza, ubuzima bukamukura ku biryo, kandi wowe ukaburara kubera ko ntabyo ufite, ariko uriya yaburaye kubera ko ibyo yariye kera biri kumugaruka. Nibwo buzima tubayemo mu isi, nibwo buzima tubayemo mu isi. Mpamvu umanuka ukajya guca inshuro kwa runaka, wagera bakagucunaguza bakaguha agatebo k'ibijumba, ukaza ukabwira umwana uti ntawemerewe kotsa ikijumba, turabiteka duteke n'utuboga tubihurireho saa sita na nimugoroba. Nshuti yanjye, uzi aho uvuye guca inshuro, nta n'icyo baguhaye cyo kurya. Niyo mpamvu mu isi dufite ababosi tukagira abakozi, abantu bakaba batandukanye mu ngero zose badashobora guhura mu ngeso. Ariko reka nkubwize ukuri, inshuti yanjye uri kunyumva turi gusengana muri iki gitondo, umutima wawe, umwuka uri muri wowe, umwuka uri muri wowe, umwuka uri muri wowe uri ikibitsanyo cy'Imana yakubikijemo ikintu gikomeye. Uwo mwuka uzasubira kuri nyirawo. Bwira ikibazo ngo wakibazo we, nubwo umeze gutya, nubwo urimo uramvuna, hari umunsi nzahumiriza, hari umunsi umubiri uzashira, hari umunsi amaraso hari umunsi umwuka, hari umunsi umubiri uzabora, maze nimara gutumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Ntabwo ubwo buyobe bwawe n'ubukara bwawe n'ububogari bwawe n'ubwawe n'imitsi yawe ntabwo bizabona Imana. Nshuti yanjye, ntabwo groupe sange yawe izabona Imana, oya, ariko nintumirwa maze gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Umwuka uri muri wowe arakubwira ngo gira indangagaciro z'umunyarwanda, yego, gira indangagaciro z'umurokore, gira indangagaciro z'umuntu wamenye Imana utabibwirijwe na runaka. Usubiza gute? Usubiza nabi, imvugo yawe ni mbi, nta rukundo ugira. Ibibazo byose turiho turacamo, Banyarwanda, abanyamahanga, isi, igihugu, nuko abantu babuze urukundo. Impamvu abantu badahuza nuko babuze urukundo. Abantu barikunda, abantu barikunda, ukumva ari wowe ibyiza bikwiriye, ndetse ukumva ari wowe uri perfect, abandi bose ni abanyamakosa, abandi bose ni abanyamafuti, abantu bose ntibakizwa. Hari igihe uhura n'umuntu ukabona ari ibombaritse ngo ubwo ari gukizwa cyane, hari igihe uhura n'umuntu, hari igihe uvugana n'umuntu ukumva ari ibombaritse cyane ngo ari gukizwa cyane. Oya, umutima wawe, ijambo ry'Imana rirambwira ngo muvuge ukuri nk'ukuri mu mitima yanyu, wisuzume umenye ngo ndinde, mfite iki muri nge, ngo yemwe abahetse isanduku y'Uwiteka Nyiringabo. Ese nawe uhetse isanduku y'Uwiteka Nyiringabo? Uko Yesu yagendaga ni kuri kugenda. Erega abisi baramwanze, abisi ntibamukunze. Nutambuka i Kigali cyangwa n'ahandi hantu uba, uzasanga bavuga ngo abubu, cyangwa uzasanga bavuga ngo abantu b'iki gihe. Wowe uruwahe ko nawe uri w'iki gihe? Uzasanga bavuga ngo bera abandi umugisha, ngo duhure n'abantu b'umugisha b'umumaro. Hanyuma wowe ninde ubereye umumaro cyangwa ninde ubereye umugisha? Nabikubwiye ubushize, ariko turiho dusenga nanone, turi muri niba ture tuzindutse. Ndakubwira nti narisuzumye, hari ibyo nabonye ngomba gukosora. Buri munsi ntabwo imbaraga zo gukosora bimwe na bimwe.
wowe turi gusengana, wowe tubana kenshi, wowe tugira amahirwe yo kuganira, ugira amahirwe nanjye tugahuza amahirwe ukanyumva, nkaba Imana intije iyi mikrofone kugira ngo mvugane nawe muri iki gitondo. Ubwo buntu ntago tuherewe kupfusha ubusa, ahubwo duhawe ubwo buntu kugira ngo twisuzume, twininire mu mutima wawe. Ese ibyo uganiriye na mwene so niko kuri, cyangwa umutima wawe urabizi neza ko ubeshya? Urabizi kubeshya. Abantu baragambanira abandi, umuntu akakugambanira, baguca umutwe, bagufunge, ujye gusabiriza, wicwe n'inzara, kandi ubwo nawe gusahurira umuryango we, kwibaza urimo urakurura umuryango wawe ishyano n'akaga, kuko ejo n'ubu utakiriho abana bazaba mu ngaruka za bya bindi wakoze uhemukira abandi bashonje bambaye ubusa kubera ko wabigizemo uruhare. None abana bawe bambaye neza, barya neza, ntago bazi ishyano n'akaga wabakururiye. Ese byatewe n'iki? Bantu urukundo rwarabuze, bantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Ariko niba wanyumve neza, niba wanyumvishe neza nshuti yanjye, diringa n'icyifuzo cyawe kibwire ngo wakifuzo we. Nubwo nkeneye kubona igisubizo cy'ikibazo mpagazemo, ariko mbere y'ibyo byose umutima wanjye, imibereho yanjye y'umwuka w'imbere uri muri nge, niko kuri mu mutima wanjye. Ariko noneho se ko hari umunsi nzahumiriza ngo Stefano bamutera amabuye akababwira ati yewe uzi ko mutazi ibyo muri gukora, akabatera umujinya abisi, bakamutera akavuga ati niko uzi ko ndi kubona Imana n'umwana wayo. Bareba bakabona amaso bayamennye ntabasha kureba, akababwira ati yo disi ntago muzi ibyo mukora. Imana yifuza ko mugera ku rwego rwo kubwira ikibazo ngo wakibazo we. Nubwo ndi imbere, nubwo ukomeye, hari umunsi nzabona umwami Imana. Rimwe nigeze kureba umukecuru arwaye, arambwira amagambo akomeye, arambwira ngo mwana wanjye, ntubona ko izi nzoka ziri kunguguna mu nda? Nicyo Kinyarwanda yakoresheje. Ntubona ko izi nzoka zirimo ziranguguna mu nda, ndi kubabara, ariko umunsi napfuye ntago nzazisigara inzima. Nkuramo isomo rikomeye. Wadeni umpagaze imbere nk'umusozi, kutabyara bimpagaze imbere nk'umusozi, waba ukenewe umpagaze imbere nk'umusozi, wa diyabete we umpagaze imbere nk'umusozi, wa kanseri we umpagaze imbere nk'umusozi. Shuti, ntabwo ngo turi gusengana, tegure dusengane. Waba ukenewe umpagaze imbere nk'umusozi, waba upfakazi we umbereye ikibazo, iyi divorce imbereye ikibazo impagaze imbere, kudashaka umugabo nanjye ndashaje bimpagaze imbere, gutukwa no gusuzugurwa bimpagaze imbere, nirwa nzerera singira data, singira mama, singira iyomba, sinzi iyo navutse, sinzi iyo nerekeza, bimpagaze imbere ariko biri kunzingiriza. Sida impagaze imbere nk'uburwayi budakira, wa ndwara we itamenyekana iri muri nge, wa bibazo we, wa nzara we iri kundira abana nanjye kanzengereza. Nakunze umugabo ariko umutima wanjye yarawukomerekeje, nakunze umugore umutima wanjye yarawukomerekeje. Ndabizi neza ko warayurira wa mubyeyi we, wakunze umuntu wasanga n'iwanyu batarabishakaga, umurwanira ishyaka, none uyu munsi niwe wakubereye inkangu iguhagaze imbere, arashaka kugusiba ku ikarita.
yakomerekeje umutima wawe wuzuye igisebe nk'inkangu yacitse ku musozi. N'ufite uguhumuriza kuko n'ukubwiye n'ugukoza yarakubwira ngo uri igishwaziko. Urugo rwarakunaniye nyamara wari ufite ishyaka ryo kubaka urugo, ariko wisanze byanze kubera ingeso z'umugabo wawe, kubera ingeso z'umugore wawe. Abana bari mu ngaruka z'ibikomere batagizemo uruhare. Mutima wawe ufite agahinda, abana barababaye. Ubura umutwe wemerera umutima wawe ubwire ngo wa kibazo uhagaze imbere. Vubaha cyane, vubaha cyane. Nzahumiriza ubudahumura, nzaba ndeba Imana, nzaba mbona umwana wawe, nzaba numva ibidasanzwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo tuzabona iby'amaso atigeze abona, tuzumva iby'amatwi atigeze yumva. Nta bazaducyurira babayo. Umuntu uyu munsi arakugaburira akagucyurira, umuntu uyu munsi akugurira umwambaro akagucyurira. Ngewe rero namaze kubona umwanzuro, imbere yanjye ntawe ukomeye nta n'uworoshye, twese turi bamwe. Ahubwo icyo ndusha nuko uhagaze kuri esikariye yo hejuru, ariko mu buzima busanzwe nuko impamba yawe iruta iyanjye. Narabisobanukiwe, ariko ubu maze gusobanukirwa ko impamba yawe iruta iyanjye, kandi nanjye maze kumenya ko hari abantu ndusha impamba. Kubera iki mbarusha impamba? Nuko nateye intambwe nkazamuka, data akamfata ukuboko. Niyo mpamvu uri inyuma yanjye ntakwiriye kumutera ivumbi, ntakwiriye kumuhirikira ibuye. Uyu munsi abantu benshi bari kuri esikariye yo hejuru, akabona bari hasi ye akabita badashoboye, badafite, badafatika, akabahirikira amabuye. Inshuti yanjye, ubwo urimo urahirika ibuye ushobora kumanuka urikurikiye. Menya ko impamba yawe iruta uwo nguwo umaze gusiga hasi. Mubwire ngo nshuti yanjye, impamba yanjye yongereho esikariye imwe. Ejo hari ubwo wansanga hano, hari n'ubwo wangeraho ukampitaho ugakomeza. Uri umugisha wanjye rero. Nshuti, ntimukifuze guhura n'abantu b'umugisha, hoya, ahubwo nimwifuze kubera abandi umugisha. Erega ntabwo ibibazo ducamo ari impamvu yo kuba twabura kubera abandi umugisha. Ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana batambutse hano babwirije, hari n'abambanjirije, hari n'abandi bari bukomeze nyuma yanjye. Mu rusengero iwanyu aho usengera hari ababwirije. Pasiteri wawe buri munsi ukuramburaho ikiganza yarakwigishije, ariko kubera icyo umeze nk'umuntu uhora wizengurukaho buri munsi. Munsi nigeze kujya mu rusengero nsanga bari gusenga, barasenga cyane, barasenga. Abantu mbona batangiye kwigaragura hasi, furo rubaca mu kanwa. Abantu barasenga, ngo abantu barabohoka, abantu barasenga. Mbona abantu ngo bari kubohoka. Ndavuga nti ubwo ni sawa. Bw'abantu bari kubohoka, uriya bari gukira imivumo. Kuko narabikubwiye ni numara gusobanukirwa impamvu uvumye, cyangwa benshi mwatanzwe iyo iwanyu bari bafite ububasha bakabatambamo ibitambo, bafite ibyo bikuraho cyangwa imbaraga bashaka. Benshi barabihakana, ariko byarabaye. Ni ikibazo. Hari ubwo umuntu abaho mu mbaraga zimuboshye. Narabibabwiye mbabwira nti hari ubwo urara usambana n'abantu utabazi. Uyu munsi wabaye umugore we w'abadayimoni, kandi ntabwo uzi impamvu y'ibyo bintu, nyamara urakijijwe. Ariko umuntu namenye impamvu aboshye. Ni ikimenyetso nari nguhaye. Hari n'ibindi barara mu marimbi bicayemo buri munsi, urara aganira n'amapusi buri munsi, urara mufite ibintu byinshi bibaziritse bituma udashobora gushaka. Ndabyumva, ariko ninde uzagukorera deliverance? Ninde uzagukiza uwo muvumo? Ninde? Nuko ubwawe wisobanuye. Narakubwiye ngo mu isi ikintu cyose ni igiciro.
usigaye ujya kwihagarika hariya, hari umuntu wicaye ukamwishyura. Wibeshye ukihagarika ku gihuru cyangwa ku nzu y'abandi, bagutera ipingu bakagufunga. Kuba ufite diplome, kuba ufite cyose ni igiciro, sacrifice, ikiguzi. Twaguzwa amaraso akomeye ya Kristo. Ariko uyu munsi nawe wamaze kwisobanukirwa hari igiciro. Benshi rero ubwo babiyoberamo bakabaka amafaranga ngo kugira ngo ubohoke, ngo urishyura aya ngaya. Ikinyoma cyambaye ubusa. Cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bande bakakubwira ati nguze ngusengere, nguze nkuderevure, ngo nkukure abo bagabo murara musambana. Wageraho nawe akagusambanya. Iyo niyo si tutuyemo, niyo si tubayemo, ibyo bihe turi gucamo muri iki gihe. Ukabura ubwenge, ukanga no kunyumva, basi ndi kuri mikoro. Hako ntiwumva umuntu ngo ngwina kuderevure kagusambanya, ubwo ari kukuderevura. Ariko se nawe unyumve, ahubwo urava aho ngaho. Niba wasambanaga n'10 birarangira baye 30. Ukunyumva urara mwirimbi, uzana amafaranga ngo tukuderevure ngo ibyo bikuveho. Kandi ukubwira ibyo, noneho wowe hari n'igihe ahagarara ubwenge akabubura, ukabona abaye nk'igishushushungu. Ibyo ni ibimenyetso ndi kuguha by'abantu baziritse, abantu baboshye. Ariko uyu munsi ko wamaze kwisobanukirwa, ko wamaze kumenya ko ibyo bintu byagukurikiranye, Yesu cyangwa amaraso ya Kristo, uraza kumenya agaciro kayo. Numara kuvuga uti umwuka uri muri nge wamaze gucungurwa, ariko n'umubiri n'amaraso, ariko n'ubuzima mbayeho uyu munsi bugomba kujya ku murongo. Ngomba kuba umukobwa ugeze igihe cyo gushaka, nkabona umugabo, nkava muri abo badayimoni. Ngomba kuba umubyeyi urera abana banjye mfite ubwenge buzima, ntataye ubwenge. Kwiye kuba umusore muzima utarara mwirimba cukura. Nabo usanga bucya ngo bafite ngo ibyondo bazindutse baraye barima, bahinga, bacukura, bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Bohoka. Umudayimoni nta kindi kizamukuraho. Niba uhuye na pasiteri, niba uhuye na ikuzo, nababwiye ariko ngiye ntago ndi pasiteri. N'abantu bamagara bakambwira pasiteri n'ukuri kw'Imana pe. Ubwo ni nge wavugaga gusa pasiteri. Nta reka sindi pasiteri. Dufite ba pasiteri badufasha, n'ababyeyi mu mwuka, ariko nta nubwo usenga umwuka kugira ngo akuyobore ku muzima. Hanyuma akuyobora inzira ushobora kubohokera, kuko ni Yesu kubohora, si pasiteri ukubohora. Ikibazo kiraba ngo ahubwo nzabohoka gute ko maze kumenya ko mboshye. Imana ibagirire neza nshuti zanjye. Ubwo buzima tubayemo, icyo gitambo ugomba gutamba ni ikihe? Ko Yesu yatambye igitambo cy'amaraso agacungura umwuka uri muri wo. Niba uwo mudayimoni yirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga, hari n'abantu bajya gusenga kubera ko bakurikiye abandi, cyangwa agasenga mu gihiriri. Mana ibiko bimbaho kandi nasenze. Uri kwiburanya nshuti yanjye. Wifata umwanya wo kwiburanya, urimo uratakaza igihe. Mana barunaka basenze kundusha. Ntago bakurushije, ahubwo bakurushije ubwenge, kuko urimo urabatekerezaho kandi bo bari gukomeza kwambuka. Ntago dusenga kugira ngo turya twasenze. Imana ntago bayishyura. Ariko cyo ni igitambo cy'ibiryo. Uzi inzara yaturiye, inzara yigeze kunyambaho ubuhamya. Hariya Kacyiru hari kuri World Vision, aho World Vision yakoreraga, habaga igiti ututi twa gereveriya, ushobora gusanga utuzi. Kandi shana nari mukuru icyo gihe ndabyibuka, narangije primaire. Noneho hariho ibiti byubaka, hari imiswa. Urabizi kuntu imiswa yubaka ku giti kwa kundi. Buriya kiriya karaga gacanga bisa nk'itaka, nk'ita gacanga, nk'ita icyondo. Iyi miswa iri kubaka biba bitose, ariko iyo bimaze kuma
byabaye mucanga. Hanyuma kariya gataka rero kararyoha, so kakavungura nkajya ku giti nkakavungura. Nabanaga n'abakire, twari duturanye, nageranaga nabo, nabaga ku rusengero. Ako naryaga itaka. None ntago ndi kubikubwira ngo ugire indi mpamvu yindi iyo ariyo yose, simbikubwiye kubera indi mpamvu, mbikubwiye kugira ngo umenye ko hari imbaraga y'Imana igenda ku buzima bwawe, igendana nawe, kandi data bakureberera abazi ikizava muri wowe. Ariko uyu munsi uza abantu, icyo gihe nabonaga nkagira ubwoba, nabo basigaye bandeba bakikanga. Kubera iki se? Ibise ndi kubikuratira? No, ndiho ndakubwira imbaraga z'Imana zivana umuntu ahantu zifite aho zigomba kumugeza, zikuvana kuri ya esikariye zikakuzamura ku yindi esikariye, zishobora kumana umuntu zikamuvana kuri esikariye hejuru zikamushyira kuri hasi. Abantu benshi basinze umugisha Imana yabahaye, barabubyaza umusaruro. Uyu munsi wagirirwa amahirwe bakugira executive w'umudugudu, katangira gukanda abantu, kakabakanda, kababyaza umusaruro. Uyu munsi waba umuyobozi w'itorero runaka, kavuga utereka mbe nkuramo icya 10 vuba. Umunsi bakugira meyo kavuga utereka ngire vuba ngure vewiti. Ibi bituma abantu benshi bakora amakosa, ariko ni wiga neza ntuzakora ayo makosa. Nigeze gusubiza umwana umwe ndi ku kazi, musubiza nabi ariko byambereye umutwaro, ngira ngo na n'uyu munsi banumva namusaba imbabazi kandi yarazimpaye, kubera ko nge mu mutima wanjye narisuzumye nsanga nakoze ikosa rikomeye. Ntago byari binkwiriye, siku ururimi rwanjye rwari rukwiye kuvuga, ntago ari byo. Byarambabaje, na n'uyu munsi iyo bingarutsemo bituma nongera gukizwa bundi bushya, nongera kuvuga no, ntago ari indangagaciro zanjye, ntago birazira, kirazira. Niyo mpamvu uyu munsi hari n'igihe umuntu ushobora no kumbwira ati sobanura ibi byagenze gute, nkumva ngize ikiniga, si kubera iki byabaye, ahubwo nakabaye mva mu nzira nkajya mu bindi aho kugira ngo mbe impamvu ituma abantu babaho bahangayitse hejuru yanjye. Njya mbibwira umugore n'umwana nkamubwira ni Imana izamfashe sinkinjire mu rugo mvuga nabi, basi niba nanagize stress ku kazi bijye birangirira hanze y'igipangu. Niba hari umunsi nigeze kwinjira mu rugo mfite stress nyinshi, ndiho ndaguha ubuhamya kugira ngo bigufashe gutegura umutima wawe. Mfite stress nyinshi icyo gihe, umwana aza yiruka ngo daddy, ntago nabyumvishe. Ikintu cyambabaje nuko nabonye umwana ababaye. Kuva uwo munsi ni muto, ariko ngira ngo wamubaza hari bikunda, wamubaza, ariko mama yarabibonye. Umva na n'uyu munsi byambereye ikibazo, numva ntaho uramusaba imbabazi, ariko nta wabinyigishije. Umutima ni wankundiye, na n'uyu munsi uracyandya. Undi munsi wa kabiri aza kundeba nicaye ku mashini, sinzi ibyo nakoraga, numvaga bikenewe bigomba kuva mu nzira. Hanyuma arangije ambwira daddy agiye kumbwira utuntu, ko yaravuye ku ishuri abona ndarangaye. Umwana arababara ajya kwicara mu ntebe, mborana n'umutima wanjye, ariko mbyihana nk'icyaha. Si ni icyaha, haroga ari icyaha. Impamvu ndi kubikubwira ni iki nshuti, iyo turiho dusenga, iyo turiho tubana n'abantu muri societe, nabikubwiye hano hanze dufite abantu badashobotse, ariko nawe ntushobotse. Ko nawe hari igihe ubyuka ugasanga nta mutekano ufite mu mutima wawe. Ninde wawukubujije? Hari uwakubuje umutekano? Ashaka abantu bashoboka, nawe udashobotse. Kandi ubwo twese turakijijwe, duhurira mu murimo w'Imana. Ese wakwibaza ngo uyu munsi koko niba duhurira muri korale turi 15, umuzi usharira kuki umera hagati muri twe? Uva he? Ninde nyirabayazana? Wakwisuzuma wowe ubwawe, ntimukifuze ko abantu babera umugisha, ahubwo mwe muzababera umugisha. Kuko niyo umubwiye utariko rero mwene data bibuka ko dukijijwe, agakiza ugapimira he? Ubwirwa n'iki ko umuntu akijijwe? Niwe umenya agakiza k'umuntu? No.
ubwo rero njye nafashe umwanzuro wo kuruca nkarumira, ahubwo nkore numva umutima hari icyo bazagukora nanone, kandi ne kugenda nitwararitse ngo hari ukuntu ugenda umeze nk'umuntu uri gukiranuka mu nzira umuntu agateye intambwe ukabona ari gukiranuka, cyangwa yavuga ukabona yashizemo gukiranuka kwinshi. none agari ibyo, ariko vuga ukuri nk'ukuri mu mutima wawe, umva umuntu nk'uko nawe yagutega amatwi, nawe nk'uko wakwifuza ko uwo muntu agutega amatwi, ariko umutega amatwi umwumve. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Ibyo tubivuze ejo bundi, uyu munsi turabivuze, ejo twarabivuze, n'ejo tuzabivuga. Buri wese azumva ibye, nanjye nzumva ibyanjye, kuko turi mu isi iyo dutera intambwe. Abantu bafite ibikomere bakeneye komoka ibikomere bafite. Nawe urimo urabasonga, imibereho irabasonga, umuntu araza akagera mu rugo agasanga nta gihari, umuntu arahura na nyir'inzu akamukwepa. Ibi byose ni ubuzima abantu bariho baracamo kandi burimo burabagora, ariko ndashaka kuguhumuriza wowe uri kunyumva muri iki gitondo, ndashaka kugukomeza wowe uri kunyumva muri iki gitondo, ndashaka kukubwira ngo Data utanga ihumure ahumuriza umutima wawe. Data nyir'ibambe ryose yomoza umutima wawe amavuta y'igiciro cyinshi, yomora umutima wawe, kuko ibyo uvuga byinshi ubivugishwa n'ibikomere, ibyo ukora byinshi ubikoreshwa n'ibikomere, si uko nawe ubwawe udashaka kuba mwiza. Abantu benshi bariyanze, abantu benshi ntago bari kwitekerezaho, abantu benshi hari ubwo akora ibintu nawe atatekereje, atitaye ku ngaruka zabyo, kubera ko abitewe n'agahinda gakabije. Abantu benshi bariyahura, urabona amakuru menshi. Ejo nahoze ndeba amakuru ngavuga, ariko abantu muri iyi ntara bahanzweho n'iki, ngo yiyahuye, ngo yatemye undi, ngo sinzi ngo umugabo ngo watemye ngo bana, ngo ateme umugore, sinzi. Ni ibibazo bantu ariko ni wini uri kunyumva muri iki gitondo, ndabikubwiye. Hari umuvandimwe ngo wagiye i Butare na mugenzi we, ngo ni umuvandimwe bavuka mu ndimwe, hagezeyo ngo aramucunga aramutema ngo kugira ngo kwajyana isambu. Sekibara mushutse ati mwice hanyuma ubisigarane. Ni umuvandimwe we basangiye ibere, ariko ubwo umwishe ugiye mu buroko, ugiye muri gereza, bazagufunga burundu. None ibyo bintu byo urwaniriye urabibonye. Shitani irimo iratwara abantu ubwenge, shitani irimo irakoresha abantu. Ntimubona ibihe turimo ko bimeze? Jya bibwira wiwanya nkamubwira nti reka nkubwire, utarebye maso uyu munsi ko tugusenga, tubana n'abandi ko byanze, twe ko ntacyo twakoze, ko ntacyo twatanze, ahubwo njyewe cyangwa wowe ntawe ukwiye kuba inzira ya Sekibi, kuko Sekibi icyo ashaka ni ukubona akantu gato yuririraho. Niyo mpamvu abantu bahorana amakimbirane, abantu bakorana badahuza, umwe afitiye undi ishyari kandi babana mu kazi, bikarenga urwo rwego noneho rwo mu kazi bikagera mu rusengero, bikagera mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, za nyubako zubatse hariya duhuriramo. Umuntu agasenga avuga ati runaka niba ari usenge bwiriza simbyumva ndatashye. Umuntu akaririmbana n'undi avuga ati runaka ubwari buririmbanye, kanjye inyuma sinjye imbere we simureba. Abantu ntago bafite urukundo, abantu ntago bafite guhuza, ariko bikorerwa mu mutima indani. Ariko Data ni umunyembabazi, Data ni umunyempuhwe, Data agira imbabazi, Data afite ubuntu bwinshi, Data afite ibiganza byiza by'imbabazi. Dore none ahambwirijwe na Mwuka w'Imana, Data afite ibiganza, ateze ibiganza. Urwego rwose wumva ugezeho ni akazi kawe, si byo ukwiriye guha agaciro. No, ikibazo cyose urimo ni akazi kacyo,
no si cyo ukwiye guha agaciro. Umusozi uguhagaze imbere, no, tangira kuvugana n'umutima wawe uworoshye, uvuge ngo ninde nanjye nkwiriye kubera umugisha, ninde ko nanjye nkwiriye kubera abandi umugisha. Niba ngiriwe ubuntu, niba ngiriwe ayo mahirwe nababwiye kuba ndi kuri iyi mikoro, bitume nza kugukandagira no kugukanga, ngo kubera ko mfite mikoro mbasha kuvuga bakanyumva, ahubwo ndaza kukureba nge nawe twicare hasi, nkubwire amahirwe nagiriwe kuba ndi kuri mikoro, umbwire amahirwe wagiriwe kuba utuye aho ngaho mu kagari, tuvuge imirimo y'Imana, tuhaguruke ngewe nawe tujye kubera abandi umugisha, ntitwaje icyo ndi cyo. Mbere y'uko ukorera umuntu ikintu, urabizi neza ko kiramubabaza, urabizi neza ko kimugiraho ingaruka. Hari n'abantu bihaye guhugura abandi, akaza kuguhugura nawe ntashobotse, afite kamere ya karande y'iwabo, kuba hari abanyamahane batavugira hasi. Uribaza byaramukurikiranye, avugana amakaka, ntacyo agakiza kamuhinduyeho. Izo ndangagaciro reka sini ndabyumva, kuko Yesu akiza agucungura ntabwo amaraso yawe n'ubundi yahinduye groupe sange, kandi baba abandi n'ubundi groupe sange yakomeje kuba yayindi. Niyo mpamvu uyu munsi wakomeje kuba abanyarwanda tugira amoko menshi, basinga, bagesera, bega nandi, ariko ugakomeza ukaba umugesera kazi, ugakomeza ukaba umusinga kazi, twiga abakobwa b'abasinga kazi. Uribaza, ariko wakwisuzuma wavuga uti okay, kuba turi abasinga kazi si impamvu yo kuba mvuga nk'udafite Yesu muri we. Nkwiye kugira kuguha agaciro uwo ndiwe. Niba ujya no guhugura, ugahugurana ubugwaneza, he nabo uzabona rwose avuga neza, ukavuga ukamuga ati ko nta muntu uvuga gutya ari umubyeyi rwose, kubera ko ubonye ubushobozi bitumye uhagarara ku bantu. Menye wowe uriwe. Izi nama, izi mpuguro, umuririmbyi umwe yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Hari ibintu rega bitari icyaha, hari ibintu tubona ko bitari icyaha ariko bibangamira abandi, tukumva ko nyine hari. Ariko kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu cyaha, ahubwo mu ngeri abumwe abayoboze inkoni y'ubugwaneza. Nawe ugira ubugwaneza ukabwarawe. Hari umuntu mubana akakuryarya neza neza, akavuga utari ko si wavukaye, ariko ukwiriye kubaho umutima wawe ukubwira ngo icyo wifuza ko bagukorera ugikorera abandi. Rega ntabwo tujya kure ya Bibiliya. Hari ibintu Bibiliya, ntabwo ni nko tumenya Bibiliya y'ibintu byinshi. Dushobora kumenya amagambo 3 muri Bibiliya akatufasha, akaturinda, akadukomeza. Ntushobora gukunda Imana utareba. Hera kuri mwene se ariko mubana, ubeshya ko ukunda Imana, kandi mwene se umugirira ishyari, kandi mwene se umusubiza nabi, kandi mwene se utamucira bugufi. Iryo jambo ryo ntiryagufasha ko wagenda muri urugendo uri mu murongo nyawo. Muvuga ukuri nko kuri mu mitima yanyu, urabizi neza ko uri kumuryarya. Bya bindi by'iwanyu byo kuba muri indyarya byaragukurikiranye, uri kuryarya umuntu. Iryo jambo ryo ntiryagufasha. Yesu abagirire neza. Data, igihugu cy'u Rwanda ugiha umugisha, n'abanyarwanda ku mudugudu aho dutuye uduha umugisha. Uha umugisha umuyobozi w'igihugu cyacu n'umuryango we, kugira ngo umunezero w'ibukuru umanuke ugere ku muntu wese utuye mu gihugu. Abayobozi bose b'igihugu baha umugisha n'imiryango yabo, kugira ngo babe icyitegererezo cyabo bayobora. Kandi mu nzego zose z'ibanze utanga umugisha, uburinzi, ubwumvikane, guhuza
ndetse n'umwuka mwiza ubasha kuba ugera ku bayoborwa. Abanyarwanda twese tanga umugisha mu nzego izo arizo zose, mu bigo bitandukanye, ndetse n'abitwa ko turi mu murimo wawe dukwiye guhagararamo neza tukaba igisubizo cya benshi. Abantu benshi bangije ubutumwa bwiza hanze kandi bitwa ko ari icyitegererezo. Wamubaza akakubwira ngo nanjye nambaye inyama n'umubiri n'amaraso, ariko niba wambaye inyama n'umubiri n'amaraso, zamura ibiganza uvuga uti inshingano zirananiye, nanjye nse n'abandi. Twe kuba inzitizi. Data uha umugisha umuntu wese ugambirira gukora ibyiza, uha umugisha umuntu wese ugambiriye kujya mu murongo. Uwumva ko agiye kwikubira byinshi kugira ngo akomeze gukira, kugira ngo akomeze gutera imbere, atitaye ku bari inyuma ye, ntazi ibyo agiye guhura na by'imbere, ariko umuganirize nawe kugira ngo umutima we ubashe koroha. Woroshye imitima y'abakomeye bafite imitima bumva ko ikomeye, uyoroshye. Sura abarwayi bashonje bambaye ubusa, umuntu wese umugiye neza muri iki gihugu kugira ngo abashe kumva umunezero. Kandi umuntu wese nk'uko tubirimba nk'abanyarwanda, ngo ndi umunyarwanda, umuntu akaba avuga ngo ibi kirazira, ibi birazira, amenye indangagaciro z'uwo ari we. Uwo muntu gutunga agakiza muri we biroroha, kuko n'ubusanzwe ni ingeso nziza, n'ibisanzwe ni umunyarukundo, ni umunyamahoro. Bene uwo niyakijijwe byorohera abandi, ntabera abandi amahwa, ariko hari abo dufite babereye abandi amahwa. Woroshye imitima yawe. Abacu bari hanze y'igihugu, n'abavandimwe, n'ababyeyi bacu, n'abana bacu, n'inshuti zacu, reka aho bari babe abafite indangagaciro z'abanyarwanda, bakijijwe kandi byongereho ko bafite indangagaciro z'umurokore nyawe. Reka ubahire kandi umugisha wawe kuri bo. Dufite abashyitsi benshi kubera ko turi muri high season, baze gusura u Rwanda banezerewe kandi bishimira abanyarwanda bene wabo. Uduha umwuka wo guhuza kugira ngo tubashe kujya umujyo umwe, nibwo tuzabasha kubera abandi umugisha, ntituzababera ibisitaza n'imitwaro. Umugisha wawe ubane n'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi bagiye kwirukanka bajya gusarurira abandi kubera ko bagiye gushishuro, ndabizi barabacunaguza, ariko baha imitima yo kwihangana. Kandi uwo nawe ucunaguza uwo yahaye inshuro, umworoshye umutima, kuko imbere simbona ibyiza gusa. Abirukanka Nyabugogo, birukanka mu dusoko n'udutaro n'udufuka n'udutenge, birukanka bashakisha umuntu wese umuhire. N'abagiye gusayura inza mu gishanga, abantu bose bahinzi bari kurima ngo imvura izagwe batera imyaka, umuntu wese umuhire. N'ubicuruza hano hepfo yirukanka shike n'ahandi ajya kurangura, bajya mu Bushinwa, utaragera ku urwo rwego, umuntu wese umusange mu cyiciro cye kandi umuhe kunezererwa mu cyiciro cye, ndetse yitegura kuva mu cyiciro arimo ajya mu kindi. Hari abava kuri esikariye bamanuka, n'abava kuri esikariye bazamuka bigira imbere. Umuntu wese abashe guhuza n'umwuka uri muri we, kandi yumve ko akwiriye kubera abandi icyitegererezo, umugisha. Icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nanjye nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro. Ngira ngo data n'umubyeyi kandi niwe watwigishije. Ngira ngo nta mupasiri waza ngo ambwira ati narakwigishije, naragutoje. Oya, Imana yanyigishije. Imana umugisha rero, namwe data bigishe, abo muhura babafashe kwiga. Hari ibyifuzo byinshi tujya duhura nabyo kugira ngo tubisengere, ariko twasengeye ibyifuzo, ngira ngo twabiganiye. Abantu benshi tubana ku rubuga mbasabiye umugisha, mwakoze cyane, twasenganye. Ntago nifuza ko imbaraga zanjye zonyine ntacyo zakora. Ngira umugisha, hari izindi mbaraga tuba turi kumwe nazo, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Nawe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, tubane kuri uru rubuga,
niba urukeneye uzaza kunyandikira message, hanyuma tubane kuri uru rubuga tujye tuzinduka dufata umwanya dusengera igice tugiye kwinjiramo. Uranyandikira ubutumwa rero kuri telefone ngiye kuguha, hanyuma duhite tujya muri gahunda zindi zikurikira. 07 88 60 50 44. Si impamvu yo kuguha nimero, ahubwo ni impamvu yo kugira ngo dufatanye urugendo. Niba ari inama nkugira nyikugire, niba ari inama nkugisha nyikugishe, niba rugushigikirana ngushigikire, cyangwa nawe unshigikire, twubaka umugozi w'inyabutatu. Nta yindi mpamvu bitumye nkubwira ngo reka nkwe nimero. Si nkwaye nimero ngo uzampamagare bitandukanye n'impamvu yo kumpamagara, ntacyo byaba bimaze. Ahubwo icyo tureba ni impamvu ituma umpamagara, ni impamvu yaho tujya, niba ari inama ndi buguhe, niba ari icyifuzo tugiye gufatanya gusengera. Ntuzampamagare ngo sengera iki cyifuzo, ahubwo uzambwira uti dufatanye gusengera iki cyifuzo nge nawe, kuko nanjye mfite imitwaro yanjye nikoreye, nawe ufite yawe, ariko nidushigikirana ni kwa kundi naguye ngo ndagufata ukuboko nawe mfata ukuboko, tugende tuganira turebe ko hari aho tugera. Rero mubera abandi cyitegererezo. Telefone yanjye ni 07 88 60 50 44. Ayo mahirwe nari nguhaye nanjye hari wigeze kuyampa. Ibyo rero nibyo mpa agaciro kuruta ibindi byose bakubwira. Dawidi abantu benshi bamukunze ari umwami, ariko ari mu ishyamba ntawamukunze. Niyo mpamvu ukwiriye guha agaciro aho uvuye naho ugeze. Imana ibagire neza, Imana ibamugisha.